الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تجيكم إذا نمسما ياتشو مختصر دروس اللغة العربية تولي برهمي إن شاء الله زوري مروي شاربوك وترفقا ومستولي برهمي إتيتكو أسماء الإشارة أمازنا دانغهانو ومستولي برهمي إتيبتا أمازنا دانغهانو أسماء الإشارة namazna okoresha urimo uraranga ikintu kiri ahantu runaka ukaburi kumwe na Hassan Umuhuza. Izina rya mbere turebera hamwe ni hadha, isobanuye urimo urerekana iki cyangwa se uyu ariko bikwegereye iki cyangwa se uyu, ariko iyi kabikoreshwa ku gitsina gabo gusa, hanakoreshwa uvuga umugabo. Ingero twavugaho ushaka kuvuga ati hadha Muhammadun, shatse kuvuga ngo uyu ni Muhammadi. Nanone ukongera kuvuga ati hadha qalamun, uvuga ati iyi ni ikaramu uyerekana. Ukongera ukagira uti hadha tabibun, urimo ugaragaza ngo uyu ni umuganga, urimo ugaragaza yuko uyu ni muganga. Iya kabiri turebera hamwe yitwa hadhihi. Noneho iyo ikora ugaragaza iki ariko kikwegereye cyangwa se uyu ariko ikaza ivuga igitsina gore. Aha ikora ku kintu kiri mu gitsina gore cyangwa se umukobwa. Ingiro twarebera hamwe ushobora kugira uti hadhihi Fatimatun, uvuga uti uyu ni Fatima. Ukongera hadhihi shajaratun, ugaragaza ko iki ni igiti, urimo urakigaragaza kikwegereye. Ukavuga uti hadhihi tabibatun, uyu ni muganga ariko akaba ari umukobwa cyangwa se ari umugore. Indi turebera hamwe noneho urimo urerekana hirya hari imbere dhalika, ugaragaza ngo uriya cyangwa se kiriya ariko akaba ari umuhungu cyangwa se igitsina gabo. Icyo kintu ugaragaza kikaba kitari mu gitsina gore. Reka turebere hamwe ingero. Ushobora kuvuga uti dhalika qasimun, ugaragaza ngo uriya ni Qasimu. Ukongera uti dhalika baytun, iriya ni inzu. Dhalika mudarrisun, uriya ni umwarimu. Idhalika ikoreshwa ugaragaza kiriya cyangwa se uriya ariko biri mu gitsina gabo. Indi turebera hamwe noneho ugaragaza ikintu kiri hariya ariko kiri mu gitsina gore, ukoresha tilka. Uravuga uti urimo uragaragaza kiriya kiri hirya, ukoresha tilka. Ingero twarebera hamwe ushaka kuvuga uti tilka Aishatun, urimo uragaragaza ngo uriya ni Aisha. Ukongera tilka Haqibatun, uvuga uti kiriya ni igikapu. Ukongera tilka Muallimatun, ugaragaza ko uriya ni umwarimu ariko umwarimu akaba ari umugore, nkuko twabibonye ko itilka ikoreshwa ku gitsina gore. Itilka ikoreshwa ku gitsina gore. Ikindi irinde zina turi burebere hamwe, izina ndangahantu cyangwa se ndangabantu ushobora gukoresha haulai, urimo uragaragaza bariya bari hariya, baba ari abagabo cyangwa se ari abagore. Ingero twavuga ushobora gukoresha uvuga ati haulai tullabun, ugaragaza ko bariya ni abanyeshuri. Haulai muslimuna, bariya ni abayisilamu. Ukongera uti haulai rijalun, bariya ni abagabo, bariya ni abagabo. Indi turebera hamwe noneho iyanyuma igaragaza aba bakwegereye. Ushaka kuvuga uti ulaika auladun, aba ni abana. Ulaika banatun, aba ni abakobwa. Kongera uti ulaika muslimuna, aba ni abayisilamu. ولعل في هذا كفاية ndakeka ibi bihagije. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.